ifi yawe ifite akazi uzakora uyu munsi Uwiteka yasamure. Ifi ifite skrufizi z'abana bawe Imana izasamure. Ifi irimo ikibanza n'inzu yawe Imana yasamure. Ifi irimo amafaranga yawe Imana yasamure. Uko tubyatuye kuri mwe, kuko hari n'abandi bazabura uko bakora umugisha. Hari abantu bazabura uko batanga amafaranga yo kubaka insengero. Niba hari aho muri kubona uyu munsi nimuyatange mwubake, kuko hari igihe bitazashoboka. Hari abantu bazabura abakozi b'Imana bagaburira, kuko Imana izaba yazibye icyuho cy'inzara. Hari abo bazabura abo bagaburira, kuko bambika, kuko Imana izaba yabambitse. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Amen. Tugize umugisha, Imana yongeye gufungura umuryango kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe byera. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Muri iki kiganiro ntabwo turi twenyine, turi kumwe namwe, kuko turabibona iyo turi kumwe mu byandika muri komenti, kandi Yesu ajya abahereza umugisha kubana natwe mu biganiro by'ivugabutumwa. Imana ishimwe. Aniseti, tubahaye ikaze nanone mu kiganiro. Imana ibaha umugisha kandi murakoze. Hari ijambo Dawidi yavuze, yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka. Namwe Imana ibahera umugisha kuduha ikaze kugira ngo tubone uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Reka nongere nibutse abantu gukora subscribe, kuko iyo babikoze ikiganiro cyagiye ku ijwi ry'umukanguzi barakibona. Kandi nawe wanyuzwe n'ibiganiro wibyihererana, bisangiza abandi. Ni umurimo mwiza wo gukora ivugabutumwa, kandi Kristo azabiguhera amakamba. Reka mbinginge aho muri mutegura imitima, hanyuma dusabe Aniseti atuyobore mu isengesho. Mana Data wa twese, Imana yo kubahwa, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana agakiza kacu, umuzuko twazutse tubaho, none turiho kandi tuzarama iteka. Haleluya! Iyo ni intsinzi ikomeye, kudukura mu bari bapfuye ukadukangura udukuye mu bitotsi by'urupfu. Izina ryawe nirishimwe. Wadukoreye igitangaza cyo kuzuka, urangije uha imibiri yacu kuba mizima. Tubabizera, turakwizera, none duhamije kuri Imana y'urukundo. Urukundo rwawe niruganze muri bene data bose kubw'ubuntu bwawe, kugira ngo guhamagarwa ku itorero rya Kristo ni kuba tuzumva impanda dutahe. Dusenze twizeye kubwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Kandi murakoze. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo bakunda uburyo mu basengera. Imana ishimwe. Amen. Gusenga nabwo ni impano, cyangwa umuntu yasenga uko abisenga, Imana irabyumva. Mbifurije kuzafatikanya ibihe bimwe, tugafatikanya gusenga. Amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye, uko umwuka dushoboza, kandi ndizera ko biri bugende neza. Amen. Ndagira ngo uyu munsi tuganire umuhamagaro w'intumwa n'ababwiriza butumwa ba none. Petero yabwiye kuragira umukumbi. Umukumbi mu Kinyarwanda cyumvikana ni nk'iki buriya? Umukumbi ni ubwinshi bw'intama. Ubundi inka bavuga ishyo. Yego. Ihene n'intama bakavuga umukumbi. Ingurube bavuga umugana. Imbwa bakavuga agakungu. Okay. Numva ari Ikinyarwanda kitoroshye. Inyoni bakavuga uruhuri. Uruhuri rw'inyoni. Ntabwo tugiye kudevelopa ibyo, ntabwo ari byo twari tugiye kuvuga, ariko umuhamagaro waruvuze ngo umuhamagaro w'intumwa. Yego. Umuhamagaro w'intumwa. Ubwo iyo uvuze intumwa uvuze intumwa 12 za Kristo. Yego. Umuhamagaro w'intumwa, ubwo turavuga izo ntumwa 12 za Kristo, hanyuma n'ababwiriza butumwa b'uyu munsi. Okay, abashumba na ba Niseti barimo, abavuga butumwa ba Niseti. Okay, umuhamagaro w'intumwa warubajije kuri Petero. Yabwiwe kuragira umukumbi. Umukumbi ni intama. Erega buriya Petero abwiwe kuragira umukumbi, Yesu yagiraga abigishwa 12 akagira intumwa 70. Izo ntumwa rero zari mu bo Petero yaragiye kuyobora. Naba abantu bose bari bamaze kuyoboka Kristo, nabo yaravuze. Nabo Kristo yari umubwiye ngo ragira umukumbi, nuwo yaravuze. Ubwo ni intumwa n'abigishwa bose tubateranyirije hamwe. Ni just intumwa tuzifatanye n'abigishwa 70. Noneho
harimo n'abagore bizeye Kristo bagendanaga nabo, bashiki ba Lazaro, Mariya nyina wa Mariko, Mariya nyina wa Yesu, Mariya Magadalena, harimo abantu benshi. Uyu munsi ndumva ntari buze kongera kuvuga ku mugore kuko twamuvuzaho inshuro nyinshi n'uburyo bwo gukora umurimo w'Imana k'umugore, ngira ngo byarasobanutse mu biganiro byagiye. Ahubwo nabonye aho wabikuye umuvugizi w'itorero yavuze ko abagore bagiye kwimikwa. Ntekereza ko ariho wari wabikuye, niyo mpamvu wari uri gupushinga. Yego, ngira ngo byarumvikanye kandi ni ukuri twarasobanukiwe. Twarasobanukiwe muri Kristo twese twakiriye umwuka umwe. Ntago habaho ari urwandiko, ari ijambo tutasomye Jene Kwizera yarishyizeho mu Bagalatiya, kandi Jene Imana imuha umugisha, mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 28 niho hakonfirima bimwe twari turi kwibaza muri bya biganiro byose. Haravuze ngo 3:28, reka duhere 25. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Umushorera ni amategeko bavugaga. Mwese muri abana b'Imana muheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. 28. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. Reka mvuga ngo abatarabyumva mwakira kiganiro umwuka wera azabibumvisha. Ntabwo umwuka wera agira, sinavuga ngo ni jenda, ntagira sexe, twarabibabwiye, kuko nabizera bose yaravuze ngo muzaba abagabo bo guhamya. Twese turi abagabo bo guhamya iby'ubwami bwa Kristo. Amen. Imana ishimwe. Mu bihe by'abigishwa nyine mu gihe cyabo baba barigeze kubaho mu buyobe nk'awo uyu munsi turimo. Urugero rw'ubuyobe bwa none, nk'ubuyobe bwa none ushobora gutangaho urugero. Uyu munsi ubuyobe dufite cyane cyane bushingiye ku buhanuzi. Ariko twareba uwo wahanuye kandi ari umubwiriza butumwa, ibyo yahanuye ntibise nuko ameze. Mu gihe cy'abigishwa nabone ko byari bimeze. Hari abantu benshi bagiye bahanura ibinyoma mu gihe cy'abigishwa, ariko si abigishwa. Bwa mbere reka duhere kera, abahanuzi b'ibinyoma bahozeho. Ntuzize ko hari ibigoryi bibiri Naboti yashatse kugira ngo ariganye uruzabibu ni urwa Naboti. Ni Ahabu washatse ibigoryi kugira ngo ariganye uruzabibu rwa Naboti. Kabiri, Yeremiya yarwanyaga abahanuzi b'ibinyoma, harimo na Hananiya wamuteye n'urushyi. Arakubitwa. Hari n'uwakubise, hari n'abahanuzi benshi. Ijambo Yeremiya yavuze ngo ibyo Imana yababwiye ni ukugira ngo ibareme agatima k'ibyo bazabona hanyuma. Yari ari kuvuguruza umuhanuzi wari wababwiye ngo mugiye kuva inaha nimufure mwanike mugiye gutaha. Yeremiya ageze yaravuga ngo nimuhinge kuko muzarya n'umwero w'ikindi gihe. Wababwiye ko bagiye kugenda, ariko Yeremiya yabwiye ko bagiye gutinda. Bari bahuye n'umuhanuzi w'ikinyoma cyane. Noneho uretse n'icyo gihe hari umuhanuzi Imana yatumye irangije iramubwira ngo nturye. Ahura n'uw'ikinyoma aramubwira ngo ndi mugenzi wawe nturye. Niko Imana ivuze. Aza no gupfa bizize. Twongere tuze hano mu isezerano rishya. Uribuka bene Sike wabajya kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Abadayimoni bakabaciraho imyenda babwira ngo Yesu muvuga turamuzi na Pawulo turamuzi, mwebwe muri bande. Dufite abantu batagira igisobanuro muri Kristo Yesu. Barahari. Ntabwo ari iby'ubu gusa. Ntabwo ari iby'ubu rwose byahozeho. Na kera hahozeho umuhanuzi wabahanurira ibinyoma kugira ngo abone indamo. Soma igitabo cyo kubara. Umugabo witwa Baraki ahamagara Baramu ngo amuhanure, amuha ibiguzi. Noneho Baramu yangiye no kubavuma asanga ntibavumika. Asaba Imana imbabazi, arayibwira ngo mbabarira mbavume. Iramubwira ngo ni abanyamugisha, ku buryo yahinduye udusozi inshuro 3 ajya kuvuma. Ashaka ibiguzi. None se twongere dusure kwa Gihazi none se mwagize ngo Gihazi ntiyari umuhanuzi? Yabanaga na Elisa, ari umugaragu we nk'uko habaga abana b'abahanuzi. Gihazi yarerekwagaje. Niyo mpamvu yitwaje ubuhanuzi. Ntimwibuka se anajyana inkona agiye kuzura umwana w'umugore? Yari asanzwe ubwo butwara bugira, ariko yikundira ibiguzi. Ibyo byari bisanzweho. Ariko mbona ngewe hari ukuntu mbibona. Mba numva abakristo, mba mbona ngewe abakristo bamwe na bamwe bagira uruhare kugira ngo batuburirwe.
niba bagaburiwe se iby'umwuka ni gute bo batagabura iby'umubiri, cyane ko baba babona uwo muvugabutumwa cyangwa umuhanuzi nyine nabyita nk'iki umuhamagaro we. Ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye. Ni njyewe pe. Reka ndengeho. Abantu benshi ibyo bintu bituma n'imihamagaro ihinduka, kuko dufite abantu bakennye kubera ubukene bwo gukorera Imana buri mu bakristo. Yego. Noneho ubwo bukene bwo gukorera Imana bubimisha umugisha, bukanyaga n'abanyamuhamagaro ibyo mu masezerano y'Imana, kuko ubundi umuntu atungwa n'imirimo akora, umuhamagaro utunga abantu. Ariko kuko muri Afurika nyine, nimvuga muri Afurika n'abari kutwumva bari hanze ntibagire ngo bavuyemo, keretse ubundi iyo tuvuga diaspora ni umuntu uri aho atavuka, tubyemeranye. Kuko twebwe tubisaba diaspora ni uko turi iwanyu mukaba iw'abandi. Noneho nimvuga rero muri Afurika ntimugire ngo muvuyemo, ntabwo dukunda gutanga, dukunda guhabwa. Memu n'abamisiyoneri bagera mu Rwanda baza bari banyotewe bashonje basabye ibyo kurya barabibima, ntabwo atabwo ni muduhe turabona rimwe bazungu. Uwo muco wari uhari wo kwiruka ku bazungu, murabizi ibyo byahozeho kera, uretse ko uyu munsi byakorwa n'umwana wenda utangariye uwo muzungu cyangwa ugize ubwo busabane, uyu munsi ntibikibaho. Basabye ibyo kurya baravuga ngo turi abakene, babasomera rya jambo uti muhumure hahirwa abakene. Urumva dukunda guhabwa kuruta uko dutanga, kuko dukunda gusabirwa umugisha kuruta kuwukorera. Abanyafurika dusengera umugisha ariko ntituwukorera. Noneho ikintu kibabaje, ibyo gusengera turabyizera, ibyo kwizera tukabikorera. Usanga twizera ko tuzabona umugisha tukajya gukorera agakiza, kandi bisaba kwizera agakiza tugakorera umugisha. Uyu munsi ababwirizabutumwa bakora uwo murimo bawukora ariko bafite ibindi bibatunze. Abigishwa bo hambere ho bari babayeho, ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose. N'abaciye mu byo muvuga na Yesu sinibuka ko bari bafite igiseke. Yes, none se iyo mwumva ngo Yuda yibaga amaturo yayibaga ayakuye, ntabwo ari mu rusengero. Bagiraga igiseke kibafasha kubona imitsima yo mu rugendo. Niyo mpamvu natwe tujya tubwira abantu ngo nibadutera inkunga, nubwo ahari atari uwo mutsima tuba tugendereye, nubwo nawo bitabujijwe, nta cyaha kirimo. Twebwe tuba turi gusaba inkunga yo gufasha abantu runaka dufite mu nshingano zo gufasha kwa. Ariko igiseke cyari gihari, si n'icyo gihe cyonyine. None se ntimwibuka Yesu ari kubwiriza mu iteraniro, hakaboneka umugore utura akavuga ngo yabarushije gukiranuka kuko atuye ibyo yari afite kuruta ibimusagutse. Gutura ni ibisanzwe, kandi Yesu yabitangiyeho n'ingero, aravuga ngo nujya gutura ukibuka ko hari uwo mufitanye ikibazo, rambika ituro ubanza ujye kwikiranura na wa muntu. Bivuze ko no gutura ni iby'abakiranutsi. Niyo mpamvu niyo dusabye inkunga abantu ntibabikore. Ntabwo gukora hakora umuntu ufite, hakora umuntu wahishuriwe, akamenya icyo agiye gukora kibyara iki. Niyo mpamvu hari ikiganiro twigeze dukora ndababwira ngo ntabwo ituro ari ugufasha uwo uturiye, ituro ni ukuramya Imana, ntabwo ari ugufasha. Mubikoze nko gufasha birangira gutyo, kuko imfashanyo ishirana n'inzara y'uwo mwafashije. Ariko ubikoze nko kuramya, ugaturira Imana, niba wizeye Imana ukavuga ati mwami uriya n'umugaragu wawe, wamenya ko ari we, wamenya ko atari we, ibyo byo ntacyo gihari, ariko wowe ukamenya ko ukoreye Imana. Niyo mpamvu dukwiriye gutura nk'abaramya, tukareka gutura ku bw'idini, ku bw'abakozi b'Imana. Ibyo tukabikoreshwa nuko tuzi ko kuramya Imana harimo no gutura. Anise, uyu munsi abakristo muri no minsi bazi ko ituro rigira agaciro ari ituro ryatanzwe mu rusengero. Ariko nge ndibaza uyu munsi, njyewe ubu numva ari ngombwa gutanga icya 10, ngashaka nk'umushumba njyewe unyoboye cyangwa umushumba wanjye. Ako uvuze ukuyoboye, ibyo byo ndabyemera. Nkamuha icya 10, ni ngombwa kujya kugitanga mu giseke, cyangwa n'ubundi nagihereza uwo nguwo unyoboye. Rega ntabwo icya 10 gitangwa igihe cy'amateraniro gusa, cyangwa n'ituro risanzwe. Ntabwo icya 10 gitangwa igihe cy'amateraniro gusa, igihe cyose ufite ituro warijyana. Nicyo gituma abatambyi baba ku rusengero, nabakira amaturo y'Uwiteka. Ibiturwa Imana biturwa mu biganza by'abakozi b'Imana. Rega ntabwo ibiseke byahozeho, nubwo ibiseke biriho, ariko mbere baturaga mu biganza by'abatambyi. Bashyiriraho ibiseke kugira ngo baruhure abo bantu uwo mwanya bamara, ariko kandi no kujya kwiyereka umutambyi ni umuco.
ni umuco kandi nta cyaha kirimo. nta cyaha gihari. twegeze dukora sinzi twegeze tubwira abantu ngo badutere inkunga y'uburyo bwo gufasha bariya abanyeshuri, ariko nabonye batarabyumvishe. Nta kibazo kirimo kutabyumva, si ikibazo. Ikibazo ni ukudakorera umugisha, ariko kutabyumva ntekereza ko atari benshi batarishyurirwa. Arega abafite iyo banze gukora, Imana ikora mu byo yahishe, kuko Imana igira uruhisho. abafite iyo banze gukora bituma Imana ikora mu ruhisho rwayo. Ntabwo umurimo w'Imana wanga gukorwa kubw'abanze kuwukora, ntabwo ubura gukorwa, mbabwije ukuri. Imana igira uruhisho. Hari igihe uhura n'ikintu runaka ugakuraho amafaranga. None se cyagiye twashakaga amafaranga menshi, si ngombwa gutanga ingero y'abana bageze mu 9, si 9 harya twishyuriraga hatarimwe abo mu primary. None se uyu munsi ni bangahe? ahubwo ngira ngo batugeze kure. None ubwo wanze gutangaza umubare kubw'impamvu zawe nyine ndabyumvishe, ariko ntabwo barenze, ntekereza ko ari nka 3 no basigaye. Urakoze cyane. Rero iyo abantu banze gukora, Imana ikora mu ruhisho rwayo, kandi tugenda tubibona pe. Kuko niyo ibiti bitavu abantu batakora, ibiti n'amabuye byakorera Imana, niko Yesu yavuze. Nose ntabwo mwabonye ibiganiro n'uyu munsi ndacyatanga urugero. Sheha afite abo yafashe, Imana imuha umugisha. Impamvu twagize kiriya cyuho ni bamwe baterwaga inkunga bari mu bibazo uyu munsi, n'abantu bari mu bibazo uyu munsi nabo bari mu nkambi, hanyuma badusubiza ba bana tubafata mu nshingano. None se niba sheha atari umukristo agomba gufata abantu akavuga ati ku bwa Yesu nizeye, reka mbikore, ubwo se urambwira ngo ibiti n'amabuye byabura gukorera Imana? Hari abantu bazi icyo bita gukorera Imana icyo ari cyo. Uyu munsi rero ngende wongera mbisubiremo, nyemere mbivuge ibiki. Uyu munsi bagire badutera inkunga. Ubundi iyo tuvuze ngo badutera inkunga bumva ko bari kudufasha, nabo bigirire neza. Ubundi gukora umurimo w'Imana, umurimo w'Imana ukorwa n'umuntu wahishuriwe akamenya Imana. Ntuzavune umuntu w'umubiri kudakora ibikorwa by'umwuka. Ibyo ntibizakube, kuko ntabwo ari twe gusa n'abigishwa byababayeho. Tekereza kuza gutega Yesu umusoro. Uzi impamvu bari baje gutega Yesu umusoro bamubaza ngo ujye utanga umusoro? Nuko babona ari abakene. Noneho kuko mu giseke nta yari arimo, Yesu atuma Petero kuroba. Aramubwira ngo genda, hari ifi uri busange hariya, uyikuremo amafaranga. Ni ukuvuga ngo impamvu Yesu atumye Petero, buri muntu agira ifi itwaye umugisha we. Niba ndi ifi yawe, Imana integeke kuguha ibyawe ukeneye. Niba nawe uri ifi yanjye, Imana igutegeke kuri ku musoro w'idederakamwa ryanjye ufite, kuko ntabwo dukwiriye gukorwa n'isoni, kandi uri ifi ibitse umugisha wacu Imana yadusezeranyije, sibyo? Niyo mpamvu mbatuyeho mu izina rya Kristo, ifi yawe ifite akazi uzakora uyu munsi Uwiteka yasamure. Ifi ifite skrufizi z'abana bawe, Imana izasamure. Ifi irimo ikibanza n'inzu yawe, Imana yasamure. Ifi irimo amafaranga yawe, Imana yasamure. Uko tubyatuye kuri mwe aba ariko biba no kuri twe, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Niba rero hari umuntu uri kutwumva ari ifi yacu, niyasamuke mu izina rya Yesu. Tubivuze ku bwa Kristo, ntabwo ari umubiri bisa umubiri. Niba hari ifi irimo ikinini cyagukiza indwara, ko numva ubuhanuzi bumanutse, Imana yasamure. Niba hari mu ifi yaho waryama warambika umusaya ukabona amahoro, Imana yasamure. Ndumva nababwira ngo Imana yasamuye ifi kugira ngo mubone ibyo ibabikiye bibakura mu gisebo, mu izina rya Yesu. Amen. Rero ntabwo ari inkunga. Niba ari amafi yacu niyasamuke, natwe niba turi amafi yabo ni twasamuke. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Habaho nimero rega bacishaho inkunga. Nimero irahari, baho amazina ni Habiyaremye Aniseti. Abantu bagira confusion ngo hoya ngo ayo mazina siyo, twanditse ntitwibeshye nuko. Imana iguhereza umugisha mwinshi. Kandi ngira ngo ababwirwa nabumva ni igihe cyo gukora. Aho hari yes cyane. Ni igihe cyo gukora, kuko hari igihe bujya bwira umuntu ntabone inzira nyuramo ajya gukora. Nagiye mbibona kenshi, umuntu afite uburyo bwo gukora ariko akabura inzira nyuramo. Reka nguhe urugero, uribuka inshuro twashonje, tugasonzera mu bantu bafite, bakatwima kandi bafite. Uyu munsi tubura umwanya wo gusangira nabo ibyo bafite.
kandi babishaka ngo babiduhe. yes babishaka ngo babiduhe tukabura umwanya wo gusangira nabo. Kandi twari dufite umwanya wo kubasaba turabasaba ntibanaduha. Ariko uyu munsi ntidufite umwanya wo gusangira nabo, bijya bihinduka. Imana ishimwe. Amen. Hari ikiganiro mwakoranye na mwene data wo kuri Nkunda Gospel, ni Bob ngira ngo mwe mwakoranye ikiganiro muravuga ngo hari igihe kizagera. Murabyibuka? Wabyibutse? Hari igihe kizagera abo mushaka gufasha. Ibihe biriho hagiye kugwira ubukene bwinshi mu bakozi b'Imana. Kuko abantu benshi twarabivuze bazabura aho bakorera umurimo, nabo bakoreramo babasuzugure. Niba basuzugura ntibazongera kubafasha, niba atabafasha bazakena. Ariko kandi abantu bazagumana n'Imana muri ayo makuba. Imana izabangutsa vuba, izabatunguza umugisha nk'uko yawutunguje Obidodomu. Hanyuma umugisha uzatutumba mu biganza byabo. Abakozi b'Imana bazagera ku rwego bazajya bubaka insengero badakoresheje fundraising. Insengero zizubakwa zizaba zimeze nk'izo ku bwa Dawidi. Inama izajya ikorwa, ibikoresho byabonetse, urusengero rwubakwe nta bantu barushye. Hari abantu bazabona amamodokari ku buryo bazajya bazibaha ntibabona aho baziparika. Bababwiye uti iyo modokari yihorere nta parikingi mfite, ngwino nguhe inzu yo kuba mu mukozi w'Imana dore ukodesheje igihe. Amubwira ati reka da, inzu zirahari ndazifite ndi kuziha abandi, shaka undi uyiha. Byanze bikunze hari umugisha uzateza akavuyo mu biganza by'abakozi b'Imana. Kuko hari n'abandi bazabura uko bakora umugisha. Hari abantu bazabura uko batanga amafaranga yo kubaka insengero. Niba hari aho muri kubona uyu munsi nimuyatange mwubake, kuko hari igihe bitazashoboka. Hari abantu bazabura abakozi b'Imana bagaburira kuko Imana izaba yazibye icyuho cy'inzara. Hari abo bazabura abo bagaburira kuko bambika kuko Imana izaba yabambitse. Rero umugisha ni uwa none, gukora ni none, imirimo izibukwa ni none, irenze ubu. Abantu bazabura uko bakorera umugisha. Mise nibuka uburyo mwatubwirije mukatubwira kuri Toma ajya kubaka umudugudu ni mu Buhinde. Mu Buhinde ya. Yego, umwami igihe cyo kumurika umudugudu. Toma umwami yaramubwiye ngo niyubake inzu z'ibwami, aragenda afasha imfubyi n'abapfakazi. Abantu bari muri India barahazi ko hari n'inzu y'umutagatifu Toma. Hanyuma aho nyine yibukirwa ni naho yaguye. Niho yaguye ko yahakoreye umurimo w'ivugabutumwa, anafasha imfubyi muri ubwo buryo. Hanyuma aho kubaka inzu z'umwami afasha imfubyi. Amaze gufasha imfubyi, umwami aramubwira ngo za nzu zirihe, aramubwira ngo nakubakiye umudugudu imbere y'intebe y'Uwiteka hatabonwa n'amaso, ngo kuko imirimo yawe yaragawaga mu maso y'Imana. Toma baramufunga. Murumuna w'umwami ararwara araremba, ajya muri koma, arota wa mudugudu rero arawubona. Akurwa muri koma no kubwira umwami mukuru, aramubwira ati ngewe nabonye wa mudugudu, ijuru ririho, Imana iriho, na wa mudugudu baho. Umwami asanga Toma mu gihome, aramubwira ngo haba hari ubundi buryo bashyiraho urufatiro hakaba hari ibyo utarashyiraho. Aramubwira ngo ibisigaye uzabishyirishaho gukiranuka. Bisobanurwa neza ko mu isi nta bubiko buhari. Nta bubiko, kuko yaravuze ngo mubike ubutunzi bwanyu ari ingenzi n'ingesi zitagera. Mwavuze ku buyobe. None se mwagize ngo Yuda we ntiyavuye mu bigishwa akayoba? Ni nk'uko n'uyu munsi bigenda. Twongere tuvuge ku bundi buyobe, numvaga wari ushoje ariko mbabwira ubundi buyobe. Hari ubuyobe bwabaye mu buryo bwo gusahura ibyo bagezeho, mu gusahura. Kandi biyoboyewe na ari abigishwa. Yesu amaze kujya mu ijuru yarababwiye ngo sinzatinda. Yarababwiye ngo nzagaruka vuba. Bagira ngo ntari burenze iminsi mike. 3 ishize baravuga ngo buriya ni 7 ishize aravuga ati bishobora kuba ari 21. 21 ishize aravuga ati ubwo umwuka wamanutse kuri Pentecote reka dutegereze 50. Bibaye iminsi bitaje, kugeza ubwo hari n'abitwa hari n'abantu bategereje kugaruka kwa Kristo muri 844. Uyu munsi se ntibahari, ntiyaza. Reka bo tubareke, reka twivugire bariya batamubonye. None kugeza ubwo bacitsemo igice, bamara imyaka myinshi batakizera, batagitegereje ubuhanuzi kuko bategereje ataje. Rero abigishwa bategereje babwirije abantu kugaruka kwa Kristo kandi bababwira ko byegereje. Uribuka ijambo Petero yaravuze ngo natwe abazaba bakiriho. Ni Pawulo yabivuze nk'aho azaba hari. Noneho ba Petero bo babwirije na bene se
kugurisha ibyo batunze. Uribuka Ananiya na Safira bagurisha isambu, burya ntugire ngo bari bayigurishije ku bw'urukundo bafite, bumvaga Kristo nazi isambu ntacyo bazayimaza, bo bazagenda bashatse kurya utwabo. N'uyu munsi dufite abantu bagira ubwo buyobe, bagurisha ibyo bafite, akavuga uti Imana irampamagaye ngo njye kuyikorera, Yesu araje. Uyu mudugudu dutuyemo, njya ntanga urugero, hari umugore wari uhari Imana wavuze ngo Imana iramubwiye ngo ave ku mugabo ngo ni ubuyobe, ngo Imana ngo itazamusangana n'umugabo udakijijwe. Rero hari abantu bagira ubwo buyobe bw'uyu munsi ko bagurisha ibyabo, yego barasangiye, ariko kuki bitahozeho nuko basic yabyo yari ishingiye ku ijambo rivuga ngo Yesu araje vuba. Bamutegereje ataje, bamwe barananira. Rero bagurishije amasambu. Niyo melodi Ananiya na Safira bayigurishijemo. Baravuga ati ariko se tuyigurishije ntaze tukayatanga yose agatinda kuza, bituma babeshya. Baravuga ngo ni ibi twagurishije, ariko bagumana ibindi, barabizira kuko bashyizeho ikinyoma. Bari bagiye gusangira n'abandi babeshya Petero. Kubw'umwuka w'Imana uri muri Petero ukenyura Ananiya na Safira. Ariko iyo baza kwizera bakaguma bategereje Kristo, batagiye kumara isi, kuko isi niyo wayirya ntiwayimara. Si ngombwa ngo ugurishe amaduka, n'ubundi n'uwigurishije Yesu azasanga akifite. Si ngombwa ngo uve mu kazi, Yesu azasanga n'ubundi ugikeneye ibyo gukora. Si ngombwa ngo utange imyenda yose. Uribuka grand frère wawe, twigeze twumva amakuru kuri BBC ajya kugura igikapu cyo guhunga, azatwaramo imyenda ahunze. N'uyu munsi ntiraba, iyo ntambara ntiraba, ntabwo iraba, kandi itekereza imyaka ishize. Rero hari ubwo buyobe buriho none bwahozeho cyagiye. Yesu yaranababwiye ngo nimwumva bavuga ngo ndibunaka ntimuzajyeyo, bazaba bababeshya. Aravuga ngo muzumva abigisha b'ibinyoma bazaduka, abahanuzi b'ibinyoma bazaza, kugeza ubwo yavuze ngo ntimuzajyeyo. Juste n'uyu munsi birahari. Ntiwumvishe se umugabo wari uri kugurisha imfunguzo z'ijuru? Abantu batuye i Kigali se bayoboye mu murenge wa Kimironko, umugabo wajya kugaburira abantu seriviyete. None se ubu mbabwira umugabo wari ufite idini ku Gisozi, wacuruzaga ubutaka bw'i Nyarutarama, akabaha ubutaka ngo bagurishije ibibanza. Nose mbabwira wari utuye ku Gisozi wagiraga itorero, n'ubundi wajya kuryama hasi akarira ngo Imana irababaye ngo ibuze ubuturo, akivuruguta hasi bagaturira ku ibase mu mugongo we. Nose mbabwira ab'Igikondo bandikaga amandiko n'ibiki bagenda ngo Imana iri kuvuga, uyu munsi biriye. Ni ukuvuga ko ubuyobe bwagiye bubaho. Icyo abantu bazira ni ukutumva inyigisho z'ukuri no kuziyoboka, ahubwo batangira kumva turi kurwanya abantu. Nigeze mba mu iteraniro, wenda nsoza, umuntu areba umugore atwite aramubwira ngo Yezu ugiye gupfa. Ndamubwira nti oya mada, uzarama kandi ugiye no kubyara. N'uyu munsi afite umwana yamwise Samweli, kandi njye sinabimubwiriye mu mwuka, naramubwiye nta mana yavuga gutyo. Sintari muteye kwiheba koko, deje yarapfuye mbere yo gupfa. Sibyo? Aramaze kumwica mu bitekerezo. Ibuka umuntu amanuka mu isoko rya Kamembe aza mu rurimi, anzaniye ubuhanuzi, akakubwira ngo uriya mugore ugiye gushaka urapfuye, numuzana urahita upfa, akagusigira inote ya 5 ngo bari nzaheraho. None se tekereza nawe, agusigiye amafaranga uzaheraho ugura serikeyi wapfuye. Ni wowe uzigurira serikeyi? Ubundi ibyo ubwabyo logikoma ntibyumvikana ko ari ubuyobe. Ni wowe uzigurira serikeyi? Urapfuye uzajya no kwigurira isanduka bagushyinguramo. Urumva abaguhahamuye akaguha ivangirwa rifite ibimenyetso. Ariko abantu baduteze amatwi, mudukurikiye, ubwo buyobe bwagiye bubaho buhoraho. Rero mutsindisha ubwo buyobe gusoma ibyanditswe byera, kandi ntimukuke umutima. Kristo ni umuhoza, ni umukiza, ni umurinzi. Mana yacu niyo kwizerwa, ni inyembabazi, kandi ni muhumure. Imana ishimwe. Amen. Reka dushimire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro, kandi Imana ibahereze umugisha. Amen. Reka dusabe Aniseti n'ubundi atugire imbere. Mana turagushimiye, uri Imana ibana natwe no mu gihe cyo kwiyobagiza k'umwana w'umuntu ukamuyobora. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo umuntu wese unezezwa no guhamagarwa nawe umuhe imbaraga n'inkomezi mu muhamagaro, uramburira ikiganza gukora kugira ngo atere inkunga abakene, abatishoboye, abo gufashwa. Ibiganza bye ubihe gukubirwa kenshi, kandi umugisha ntukabure mu gitereko cyawo kuri we, kugira ngo gukira kw'indwara bibagaragareho ubuntu n'imbaraga, ndetse amoshya ya Satani ababe kuri, ubakize ibyago ndetse n'ibyorezo. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.